byorezo ndazisenye mu izina rya Yesu. Indwara zikomeye, izifite imiti n'izidafite imiti, izo zose ndazishiririje mu izina rya Yesu, ndazishiririje mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasenze, sengeye abarwayi bari mu bitaro bigiye bitandukanye, sengeye abarwayi barwaye indwara zikomeye, abarwaye indwara zoroheje, abarwaye indwara zizwi n'izitazwi mu izina rya Yesu. Abari mu bitaro bigiye bitandukanye, abari mu ngo zigiye zitandukanye, abafite ubushobozi bwo kwivuza n'abadafite ubushobozi bwo kwivuza, uyu mwanya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zikiza zinjire mu bitaro byose, zinjire muri dispanseri, zinjire mu miryango abarwayi barwariye mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga ziramanutse kuko uburwayi bwinshi bugiye kuburirwa irengero mu izina rya Yesu. Indwara z'imitima, indwara za kanseri, imivuduko y'amaraso, impyiko zirakize, imitima irakize mu izina rya Yesu, ibihaha birakize mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikora imirimo, zikora ibitangaza. Umuntu wese uneze amatwi afite imwe muri izo ndwara nazamure kwizera, kuko ndimo ndashiririza, ndimo ndanetarariza, ndimo ndabangamira mu izina rya Yesu Kristo ubwo burwayi nonaha. Kandi ndimo ndabikora mu izina ry'umwami Yesu, ndimo ndabikora mu izina rya Kristo watobye akondo agasiga ku maso y'uwavutse ari impumyi, yarangiza agakira mu izina rya Yesu Kristo. Wageze ku kidendezi akahasanga umurwayi wari uhamaze imyaka 38, yamara kuhagera akamuhagurutsa, akikorera uburiri bwe, akigendera. Izo nizo mbaraga mpagazemo nonaha, ubwo nibwo butware nkoreyemo nonaha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Umaze igihe kirekire urwaye indwara zisobanutse n'izidasobanutse, urwaye indwara uzi aho zavuye n'izo utazi aho zavuye, ariko mu izina rya Yesu Kristo muri uyu mwanya imbaraga zikiza abarwayi ziramanutse, nk'uko marayika yajyaga akamanuka akajya muri kiriya kidendezi, amazi yakwihinduriza, umurwayi wayagezemo mbere akaba ari ukira. Niko ntegetse ko umuntu wese wumvise iri sengesho mu izina rya Yesu Kristo, herereye mu gihugu cy'u Rwanda, herereye mu gihugu cy'u Burundi, herereye muri Kongo na Tanzania, herereye muri Kenya, mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikiza. Aho waba uherereye hose, ushobora kuba uri mu gihugu cy'Ubufaransa, ushobora kuba uri mu gihugu cya Belgique, ushobora kuba uri mu bihugu by'Abarabu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana nuhimbazwe murengeze ubugingo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Igihugu cy'u Rwanda ndagiterura mu biganza byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihugu cy'u Rwanda nicyo navukiyemo, nicyo namenyeyemo Imana, nicyo Imana yampamagariye kuyikoreramo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakizamuye mu buryo bwo kwizera, ndagihungisha abanzi mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zari zazamutse zirimo zitumbatumba, zirimo zigendagenda mu kirere cy'iki gihugu cy'u Rwanda, zari zigambiriye gusubiza iki gihugu mu gahinda, gusubiza iki gihugu mu marira. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ndi imbere y'Imana isumba byose, ndi imbere y'umwami wanjye Yesu. Muri uyu mwanya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, twahawe kwizera kuburizamo imigambi ya Satani, twahawe ubutware bwo gukubita hasi ibyishyira hejuru byose. Ni muri urwo rwego sengeye igihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cy'u Rwanda ndagisengeye, ndakizamuye mu mwuka mu izina rya Yesu. Burijemo imigambi yose y'umubi, imigambi yose y'umubi ituruka iburasirazuba, nyifashe mpiri mu izina rya Yesu, ituruka iburengerazuba
y'uburengerazuba ndayifata mpiri mu izina rya Yesu, ituruka mu majyepfo no mu majyaruguru y'iki gihugu hose, ni hose hose, fasha ubwami bwose bw'umwijima mbuburijemo mu izina rya Yesu. Yewe murengezi w'ubugingo, iki gihugu ndagisengeye, ubutaka bw'u Rwanda ndabusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihugu nikere nikirumbuke, iki gihugu ndagisengeye, abahinzi nibahinge, abahinzi nibeze mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Kandi aborozi nabo ndabasengeye kugira ngo mwami w'amahoro babone umugisha, borore bororotse mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kubw'ubutware mpabwa n'ijuru mu izina rya Kristo Yesu. Ndahagarika intambara n'impuha z'intambara mu izina rya Yesu Kristo. Ku mipaka yose ndahagarika abamarayika, ndahagarika ingabo z'isumba byose, ndahagarika ingabo z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko twahawe ubutware tugahabwa n'ubushobozi. Twamaze kumenya, twamaze guhishurirwa yuko abamarayika ari abakozi badukorera. Nuko rero ndabahamagaye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bahagarare mu mbibi zose z'igihugu cy'u Rwanda, amahoro aboneke, umutekano uboneke, komeze kuba mwinshi. Abayobozi b'iki gihugu bakorerwemo n'umwuka wera, Imana ikomeze ibafata ukuboko, Imana ikomeze ibarwanirire, Imana ikomeze ibakoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu, izina rya Kristo Yesu. Kandi ndasenze muri uyu mwanya, indwara z'ibyorezo zituruka ku bagome, zituruka ku mwanzi Satani, zituruka ku ngabo ze, mu izina rya Yesu Kristo ndasisenye mu izina rya Yesu. Ndasenye indwara z'ibyorezo, izari zamaze kugera muri iki gihugu, n'izari zirimo zitutumba mu kirere, n'izari zaramaze kugera mu bantu. Uyu mwanya ndasenya umwuka w'uburwayi, indwara zihumanura abahumanye, hari abariye uburozi, hari ababurenze, hari ibyo babatongereye, ariko ukimara kumvira isengesho mu izina rya Yesu Kristo, ndategetse mu mbaraga z'umwami Yesu ngo nuwakire guhumanuka nonaha. Ubwo burozi nibukuvemo, imyuka bari baragutongereye nonaha ndayitegetse, ndayitangariza iki ngiki ko ikorera uwatsinzwe ari we Satani, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Mpagaze muri ubu butware, mpagaze muri izi mbaraga, mpagaze muri ubu bushobozi. Ndahangara ibyabahangaye, ndahatesha agaciro ibyabagizeho ijambo, ndambura ijambo ibyabafasheho ijambo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu, hari abana bari ku mashuri, barimo bazererezwa n'umwanzi, ubwenge bwari bwaramaze kugenda, barimo bakora ibiterekeranye n'ibyabajyanye. Hari imbaraga zabasanze ku mashuri zije kubayobya kugira ngo zangize ejo hazaza h'imiryango, kugira ngo zitere agahinda n'umubabaro ababyeyi. Izi mbaraga maze kuzihishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Zifatiye icyemezo nonaha, umuntu wese unkurikiye mfite umwana w'umunyeshuri, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikorere muri we, imbaraga z'umwijima zimuhunge mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubwami bw'umwijima nibutsindwe ku buzima bwe, ubwenge bwabo bwari bwaratwawe nonaha ndabugaruza ubutware bwawe Yesu, mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ndabasengeye abanyeshuri bose, abato ndetse n'abakuze, kugira ngo mu izina rya Yesu ubwami bw'umwijima bwabayobozaga uburetwa n'uburetwakazi bubarekure nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zihumanura, zibahumanure nonaha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo.
Mwami w'amahoro, muri uyu mwanya ndasengera itorero waguze amaraso yawe, waravuze ngo uzaryubaka ku rutare, uravuga ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azashobora iri torero, ariko amarembo y'ikuzimu amaze kuzikuka cyane, arimo ararwanya umugeni wa Kristo, arimo ararwanya umugeni wacunguwe, arimo ararwanya umugeni wakowe. Ndi imbere y'Imana isumba byose, Mwami Imana Nyiringabo, waraduhamagaye kugira ngo ukoreshe akanwa kacu. Nuko rero mu izina rya Yesu Kristo waduhaye ubutwari, duha n'ubushobozi, amarembo y'ikuzimu ndongera ndayafunze mu izina rya Yesu Kristo. Ndongera guhuma amaso y'abadayimoni kubwira itorero, kubw'uyu mugeni wa Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Umwanzi ajya akora ibikomeye, ajya akora ibiteye ubwoba, nk'uko ijambo ryawe ryambwiye ko hari iminsi y'umubabaro, hari iminsi y'agahinda, hari iminsi iteye ubwoba izaza ku bwoko bwawe, ku buryo n'abera ubwabo iyo minsi ngo itaza kugabanwa, ngo ntihari gusigara n'umwe. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu kubwira itorero, iri torero riri mu isi ririmo riragenda umwanzi aricungira hirya no hino, ariko nongeye gusenga kugira ngo iri torero ryongere rigire imbaraga, ryongere ryibuke ko rifite ubutware, ryongere ryibuke ko rifite ubushobozi. Iri torero ryongere kwibuka ko ari abashyitsi n'abimukira, bongere kwibuka yuko mu isi atari iwabo, bongere gukora nk'abakorera ubwami, bongere guhuguka mu izina rya Yesu. Mwanzi yagabye ibitero, bamwe abaha akazi bari abashomeri, babura umwanya wo gusenga, babura umwanya wo kwihererana n'Imana, nuko abateza intege nke, nuko abinjiza mu gahuge, nuko n'ibyaha barabikora. Ariko rero ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, muri uyu mwanya ndakangutse ku bwabo, muri uyu mwanya nciye bugufi ku bwabo, kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zimanukire kuri bo. Abari baramaze kugwa ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndabafata amaboko, ndabahagurutsa mu izina rya Yesu. Nibongere bahaguruke, nibongere bahaguruke, nibongere bahaguruke, nibongere bakorera Imana, nibongere bagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, nibongere basengera itorero mu izina rya Yesu. Abanyamasengesho bamaze kubirambika, nonaha ndabahagurukije. Abari barasinziriye ndabakanguye nonaha, ndabakanguye nonaha, ndabakanguye nonaha. Nibongere bibuka umuhamagaro, nibongere bibuka icyo Imana yabahamagariye, nibongere bibuke, ndabibukije mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, murengezi w'ubugingo. Uyu mwanya ndasenze kugira ngo abapasiteri wahamagaye bahagarare mu mwanya wabo, abavugabutumwa wahamagaye nibahagarare mu mwanya wabo, abaririmbyi wahamagaye nibahagarare mu mwanya wabo mu izina rya Yesu Kristo. Abinginzi wahamagaye, abanyamasengesho, abarinzi b'igicaniro, abo bose ndabasengeye. Muntu wese wahamagaye, sengeye abanyamuhamagaro mu izina rya Yesu Kristo. Ijwi ribibutsa, ijwi ribakangura, nibaryumve nonaha, nibaryumve nonaha aho baherereye hose, nibumva ijwi ribakangura, nibumva ijwi ribibutsa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tugeze mu gihe kigoye, buhenebere bwo mu minsi y'imperuka butumye abantu benshi bajya mu bitotsi, butumye abantu benshi bajya mu ntege nkeya, ariko mu izina rya Yesu muri kino gitondo nongeye kuvuza impanda, muri kino gitondo nongeye kuvuza impanda. Kiba igitondo cy'umugisha, kiba igitondo cyo kubyuka, kiba igitondo cyo kwibuka mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese niyibuke icyo Imana yamuhamagaye
yamuhamagariye. Buri muntu wese niyibuke mu izina rya Yesu Kristo, yibuka umuhamagaro we, yibuka icyo Imana yamuhamagariye, yibuke ko agomba kugikora mu izina rya Yesu. Hari abari barimo basigana, hari abari barimo barebera ku bandi bavuga ngo ariko bariya ko bakora biriya, bose abakozi b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo nongeye gukangura amaso ya benshi kugira ngo bigana bakora ibyiza, bigana bakora neza mu izina rya Yesu, be kwigana bakora nabi. Mu izina rya Kristo Yesu, imbaraga z'Imana zikomeye zimanukiye buri muntu wongeye gufata icyemezo cyo guhagarara mu muhamagaro we. Muri kino gitondo ndabona inyenyeri yaka, yongeye kumanuka, yongeye kururuka, igiye ku bitugu by'abari baratakaje inyenyeri zabo. Hari abari baratakaje inkoni z'ubutware, ariko muri uyu mwanya kuko bakangutse, kuko bahugutse, inkoni zabo zirabagarukiye rwose, zirabasubira mu biganza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndabona abantu basubizwa ubutware, ndabona abantu bakurwa mu buretwa umwanzi yari yarabashyizemo. Hari abo umwanzi yari yarinjije mu buretwa, yari yarinjije mu kazi kadashira, yari yarateje umunaniro, yari yarateje ibitotsi, ariko ndabona imbaraga z'Imana zururuka nonaha zikwira igihugu cy'u Rwanda, zigendagenda mu birere bine by'isi mu izina rya Yesu Kristo. Yewe muntu ukangutse, yewe muntu nyumva, wikeresa aya magambo, kuko Imana ikuntumyeho nonaha, Imana ikuntumyeho nonaha kugira ngo ukanguke, ntiwongere wibuke imbaraga zawe za kera, ntiwongere wibuka uburyo wakoreraga Imana, ntiwibuka uburyo wasengaga, ntiwibuka uburyo waririmbaga wirinda ibyaha, waririmbaga wirinda ibyaha, yewe n'ibisa n'ibyaha ukabyirinda, wajya gutinya cyane. Ariko uyu munsi wa none bwa bwoba bwagiye hehe? Ko hataye ubushizi bw'ubwoba, ko hataye ubushizi bw'ubwoba, ukaba waratinyutse ibyaha, watangiriye kuri bitoya ugera ku bikomeye. Yewe wamuvuga butumwa we, ibuka ku buryo wagendaga n'Imana. Yewe wamuhanuzi we, niki cyakumaze ubwoba kusigaye uvuga iby'Imana ikubwiye ukongeraho n'ibyawe? Akira imbaraga zisumba byose zimanutse nonaha, wongere uhuguke. Imana iracyagufitiye icyizere, Imana iracyagufitiye icyizere, Imana iracyakeneye kugukoresha. Wikwitesha aya mahirwe amanutse nonaha, wibifata nk'ibisanzwe, wibifata nk'ibisanzwe, kuko iri jwi wumvise byashobokaga yuko umwanzi akoresha ibishoboka byose nturyumve, ariko uyu mwanya ubwo wumvise iri jwi, ni ijwi rigutabaye, ni ijwi rigutumweho. Haleluya, haleluya. Ongera ubadukane imbaduko, ongera wambara imbaraga wa munyembaraga we. Hari abantu bari barimo bisuzugura, bumvaga rwose Imana yarabaretse. Hari abantu bari barimo bisuzugura, bumvaga Imana yarabatereye icyizere. Ariko umva nkubwire, ibyo byakozwe n'ukuboko kwa Satani, ibyo byakozwe n'intumwa y'umwanzi, kugira ngo wizinukwe, wumve nta kintu umaze mu bwami bw'Imana. Numara kumva nta kintu umaze, nurangiza utakaza ibyiringiro. Numara gutakaza ibyiringiro, iby'Imana yaguhamagariye wumve yabikoresha n'abandi. Ariko umva nshuti yanjye, Imana yaguhamagaye yabitekerejeho. Imana ishimwe cyane. Imana yarabigambiriye kera, yabigambiriye utaravuka, yabigambiriye utaraba urusoro, yabigambiriye n'ababyeyi bawe batarabaho, yagambiriye kugukoresha. Wikoze Imana isoni, nibyo koko tutayikoreye, n'ibiti n'amabuye byayikorera, ariko yashimye kurema umuntu, imuha ububasha bwayo, yenze kumugira nk'Imana haburaho gatoya. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, nuko rero niyo mpamvu igambiriye kugukoresha.
uko waba umeze kose, uko waba umeze kose, Imana iyo yakugiriye icyizere igukoresha ibikomeye, ibyo utekereza n'ibirenze ibyo utekereza. Hari abari baramaze gucika intege, babonaga hari abo basenganye, babonaga hari abo biganye, bamaze kubaterana intambwe, bamaze kubasiga mu by'ubu buzima. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, ni Satani wakweretse ayo mashusho, ariko reka nkubwire iby'Imana ikugambiriyeho birenze ibyo urimo urarebesha amaso, by'abandi byihorere, we kurikirana ibyawe, ibuka icyo Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe cyane, ndabona Imana isumba byose yururuka muri iri sengesho, irikoreramo imirimo n'ibitangaza, kuko ngiye kumva amajwi y'abashima Imana bamaze kumvira isengesho, kandi Imana ikabibakoreye iby'ubutware. Mu izina rya Yesu Kristo, hari umwanzi yafungiye inzira, ibafungira amasoko, ibitewe n'impamvu zimwe n'izindi, bagiye mu byaha, barasinziriye. Nuko nasomye ijambo rirambwira, umwanzi yacunze abahinzi basinziriye, bari barateye amasaka, umwanzi araza biba mu rukungu, ariko umwanzi yacunze basinziriye, ntago yaje bari maso. Umva nshuti yanjye nkubwire, umva mushiki wanjye nkubwire, umwanzi yacunze usinziriye, amaze gusanga usinziriye, aguteza ibyago n'amakuba. Ibyo byago n'amakuba bituma uzinuka Imana, bituma uyawanga Imana, bituma uyigendera kure. Ariko umva nkubwire, amahirwe ya kabiri arakumanukiye, imbaraga z'Imana zongeye kururuka. Ongera usenge, ongera wizere Imana, ongera ukorera Imana, kuko Imana igiye kubana nawe. Umuseke uragutambikiye, Imana ishimwe. Kandi mu izina rya Yesu twahawe ubutware, duhabwa imfunguzo, urufunguzo rufunga ndetse n'urufunguzo rufungura. Inzira za umwanzi yari yarafunze muri kino gitondo, ndi imbere y'Imana isumba byose, ndafungura izo nzira mu izina rya Yesu. Hari inzira z'imigisha, hari inzira z'imigisha umwanzi yari yarafunze ku buzima bwawe, ariko muri uyu mwanya mu izina rya Yesu izi nzira nizifunguke nonaha. Wongere kubona amahoro, wongere kubona umunezero mu izina rya Yesu. Wongere ubyuke mu bicuku bya nijoro, wongere uzamuke imisozi, wongere usenga Imana, wongere uhamagara iyo mu ijuru, wongere upfukame mu cyumba cyawe, wongere upfukame hahandi wajya guhurira n'Imana. Kandi Imana iramanutse, Imana irakugirira neza, Imana irakurengera, Imana iragukomeza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyi ari misiyo y'Imana, iri jwi wumvise ntabwo ari umuhati w'umuntu, ntabwo ari umugambi w'umuntu, ahubwo ni umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana utumye wumvira ijwi, ngaho akira imbaraga z'isumba byose, akira umugisha uturutse ku Mana, akira gufungurirwa amarembo, akira kwinjira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zo gukiranuka, ongera usubirane imbaraga zo gukorera Imana, ongera usubirane ibyiringiro, ongera usubirane kwizera mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Mana ndagushimiye kubwo kubana nanjye muri uyu mwanya. Mana ndagushimiye kubw'imirimo yawe itangaje koze muri kino gitondo, iyo ukoreye mu gihugu cy'u Rwanda, iyo ukoreye mu gihugu cy'u Burundi, iyo ukoreye muri Kongo na Tanzania na Uganda na Kenya, mu izina rya Yesu. Imirimo y'Imana igaragaye muri iki kirere cya Afurika, imirimo y'Imana igaragaye mu kirere cy'Uburayi, igihe imirimo y'Imana ikorekeye muri Amerika, imirimo y'Imana ikorekeye muri Aziya, imirimo y'Imana igaragaye mu bihugu byose muri kino gitondo, kuko twahawe ubutware bwo gusenga. Imana ishimwe. Muririmbyi niwe wabiririmbye neza.
neza, aravuga ngo kandi n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga mu izina rya Yesu. Ndakangura abanyamasengesho bari bamaze gufata iyi ntwaro nk'intwaro iciriritse. Gusenga birakomeye kandi gusenga birakora. Urakoze kubw'imirimo yawe itangaje ukoze, ni mu izina risumba andi mazina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen.